Ya reka twizere ko mumeze neza cyane mu nce zigiye zitandukanye mu mpande zose z'isi. Nkomeza mbifuriza kugira amahoro y'Imana, amahoro Uwiteka atanga, kandi turizera ko mumeze neza. Kuri uyu munsi rero amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino nuko umuhanzi w'umuhanga w'umunyarwanda ukunzwe cyane, dore ko akunzwe n'abatari bake haba mu Rwanda, hanze y'igihugu, ndetse twagera mu Burundi ho bikaba ibindi bindi. Uwo nta wundi bamwita Uworizagwira. Uwo ni Yampano rero akaba ari umuhanzi uri kuvugwa cyane kuri iyi mihanda kubera videwo ze cyangwa se amashusho ye y'urukozasoni yagaragaye cyane. Uyu Uworizagwira Florian cyangwa se Florian akaba ari umuhanzi nyarwanda ndetse wagiye akubita amahiti menshi cyane, indirimbo zikarebwa zigakundwa, ndetse agatanga ibyishimo hirya no hino, haba mu bakurikira imbuga nkoranyambaga, mu bakunda umuziki, ndetse mu myidagaduro muri uruganda rwa muzika, ndetse akaba ari umwe mu bahanzi bavuga, ndetse ukabona ko bafite abafana benshi cyane, bafite abantu babakurikira. Gusa bikaba ari ibintu byagiye bikomeza kuvurwa yuko nyine hari amashusho ye, hari videwo ziwe nyine ziri hanze, ariko we ubwo yabazwaga nyine akagenda atangaza avuga yuko nyine nubwo ayo mashusho yaba hari, abantu benshi nyine uko bugenda bucya bwira uti abantu bagira abanzi bagiye batandukanye. Gusa Yampano nubwo yavuze aya magambo ubwo yari ari kumwe n'ikinyamakuru MIE cya Emrene Murindahabi, yagiye avuga yuko nyine abantu baba bafite abanzi batandukanye, akaba ariyo mpamvu abantu baba bumva nyine bashyira abantu hasi kubera amashyari. Ariko videwo yagaragaye, videwo tugiye kureba kuri uyu munsi, nuko Yampano rwose bigaragara yuko yakoresheje fone ye, kuko n'amajwi agaragara rwose biragaragara yuko Yampano yarimo nyine avuga yuko rwose video bari gukoresha iri no muri feature runaka. Ibyo rero bigatuma benshi mu banyarwanda bibaza bati ese Yampano nubwo agenda agaragaza yuko hari abantu bamufata amavideo, bamuteze kamera mu cyumba yarimo, abandi bakavuga guti ese ko bigaragara ko ari fone yakoreshaga afata ari amavideo, afata ari amashusho, yayashyize hanze ate? Icyo ni ikibazo benshi bari kwibaza, abandi bakagaruka bavuga bati nubwo Yampano bimeze gutya, nuko ikindi ari ukuntu baba bashaka hit yo muri icyo gihe, baba bashaka ko imbuga kabisa bazitwika kugira ngo bongere bigarure imitima ya benshi, dore ko bigenda bigaragara yuko nyine hari igihe kigera ugasanga nyine umuntu ntago ari kujya hit cyane. Ibyo rero bikaba byavuze bamwe batabivugaho rumwe, bamwe bati nta kuntu umuntu yakwishyira hanze, abandi bati nta kuntu uyu muhanzi wacu yabikora. Ariko namwe uko mugiye kubyirebera, uko mugiye kurebera iyi video, nuko ari ibintu bidashimishije, ari ibintu nyine bitanyuze abanyarwanda muri rusange, ari ibintu nyine ubona ko mbese nyine bidakwiriye umuhanzi nk'uyu bukunzwe. Kuko urabona benshi bavuga uti amashusho yawe twayabonye, abandi bavuga bati ni kuriya bimeze, nyine ni ibintu bitari byiza. Ntabwo ari ubwa mbere Yampano wa boy, uyu muhungu wanyu Uworizagwira Florian, ntabwo ari ubwa mbere avuzwe ku bintu by'amavideo, ntabwo ari ubwa mbere avuzweho ku bintu by'uko hari video ze zaba zifitwe z'urukozasoni agenda agaragaramo, ntabwo byaba ari ubwa mbere. Gusa nanone abandi bakavuga bati se uyu muhungu wanyu Florian koko ko hari ibintu byaba bidashimishije, ko hari ibintu byaba bitanyuze abantu kubona nyine umuntu nk'uyu ukunzwe kandi ukurikiranwa n'abantu benshi, dore yuko mu gihugu cy'u Burundi ho ni Yampano rwose umuziki uracurangwa kandi abantu benshi bamwiyumvamo cyane, kuko byagaragaye yuko afite impano zitandukanye, byagaragaye yuko ari umuhanzi ufite indirimbo, dore ko yakoze amahiti nk'indirimbo ya Ngo yakoranye n'umuhanzi Papa Cyangwe, yarakunzwe cyane ubwo yatakaga uriya mukobwa we w'i Burundi, ibyo bituma umuziki we utumbagira. Aha ni muri cya gihe Yampano yahawe hiti na The Ben muri kiriya gitaramo cyabereye muri Big Arena, ubwo nyine uyu muhanzi Yampano Uworizagwira nyine byatumye arushaho kuba yamenyekana, ndetse bimwongerera abafana benshi cyane, ubwo nyine abamukurikiraga yari benshi ku buryo budasanzwe, ndetse ugasanga ni ibintu
abenshi nyine byagaragaye yuko uyu muhanzi nyine byanga bikunze muri we afite gahunda mu muziki, ndetse yanakoze imiziki myinshi igiye itandukanye, aririmba indirimbo zirakundwa, ziracurangwa, zirakinwa, ariko nyine ibintu bijyanye n'amafoto n'amavideo, ibintu bijyanye n'ibintu bigiye bitandukanye bigenda bimugaragaraho n'ibintu abanyarwanda benshi batishimiye. Iyi video rero tugiye gukina, tugiye kubereka n'uyo ya mpano yagaragaye, amashusho y'urukozasoni ari kumwe n'umukobwa, bari mu cyumba, ubona ko kabisa bakoreshaga fone yabo, ubona ko ntacyo byari bibabwiye, ndetse aya mavideo yaje gushyirwa hanze ku mugoroba, ubwo abantu benshi yakomeje asakara ku mbuga hirya no hino, abenshi bavuga bati ibi ni biki, noneho utishyano riragwiriye, abandi bavuga bati uyu ni umuhungu wanyu ubikoze, kuko abenshi nyine bavuze yuko ari we nyir'ubwite ushobora kuba ariko bigiramo uruhare kugira ngo ayo mavideo ashyirwe hanze. Ayo ni video y'iminota 5, ndetse iyi video ya mpano yagaragayemo nuko byagaragaye yuko nyine ya mpano yarimo nyine namwe murabyumva ari kumwe n'uwo mukobwa, cyangwa twabyita uwo mukobwa bari kumwe muri iyi video. Rero nahanyu nuko ari ibintu nyine bitari byiza, ndetse ari ibintu bidashimishije. Ni nyuma yuko byagiye bigaragara yuko video za Emeline uriya wishyuye ishanga zagiye hanze, ndetse akaba ari ibintu biri kugenda byaduka nyine mu bastare, abahanzi, aba influencer bagiye batandukanye nyine kuba amavideo cyangwa se ubuzima bwabo bw'ibanga bwihariye butakagombye kugera hanze, bugera mu banyarwanda, ndetse bugatangira gusakara hose. Ari ibintu nyine biba bidashimishije, ari ibintu abantu benshi batakunze. Ngayo nguko rero ya mpano akaba kabisa byagaragaye ko ngo adafite impano yo kuririmba gusa, ahubwo nyine uyu muhanzi ahubwo anafite impano zitandukanye. Uyu muhanzi byagaragaye ko nyine ahubwo ari umuhanzi, ahubwo si ubuhanzi gusa, ahubwo ngo hari n'izindi mpano yibitsemo, aho kabisa akora niba kwe akiha kabyizi nk'uko muri bubibone muri video, ndetse bikanagaragara yuko nyine nubwo yaba ari abanzi babikoze, ni ibintu bitari byiza, ndetse n'igihugu mu mategeko ubugenzacyaha ntago bwemera yuko wakagombye gufata video y'umuntu ngo uyishyire hanze, ntago bwemera yuko washyira ubuzima bw'umuntu bw'ibanga hanze. Niyo mpamvu uko byagenda kose, iyo bigaragaye ko hari umuntu ubifitemo uruhare mu kuba amashusho y'umuntu yagera hanze, biba ngombwa ko uba wahanwa, biba ngombwa yuko uba ushobora guhanwa, ndetse ugacibwa, ukaba wanafungwa, kuko hari amategeko abigenga, hari amategeko ayobora kuba nyine haba ku muntu washatse gushyira ubuzima bw'umuntu hanze, cyangwa se gusebya umuntu bitemewe cyane muri iki gihugu. Leta y'u Rwanda ntabwo bishyigikira ya mpano, ndetse akaba ari umwe nyine mu bari kuvugwa ku izi mbuga, ku iyi mihanda, yuko yitayemo icyana kabisa, kandi ni ibintu bitashimishije abakunzi bamwe bagiye bagaragaza, ndetse bamwe byagaragaye ko ku mbuga nkoranyambaga bamwe banamuvugiye, bamuvugiye bavuga bati mureke umuhanzi wacu, ko no kumusebya ibyo ntacyo bivuze. Abandi bakavuga bati nuko ari ishyari, abandi uti ni ishyari nuko muri kubona hari intambwe yateye, hari aho ageze, bigatuma bamwe mushaka kuba mwamushyira hanze. Abandi bakavuga bati nuko mushaka kuba mwamurwanya, ndetse mukarwanya ibikorwa bye, mukarwanya ibyo yagezeho cyangwa se ibyo yavunikiye. Ariyo mpamvu uyu uwo rizagwira Florien ya mpano wa Boy, umuhungu wanyu, umuhungu w'abanyarwanda, umuhungu mukunda cyane, uturuka mu ntara y'Iburengerazuba, dore yuko aturuka aho za Nyamasheke, abenshi bakunze kumwita ko ari umushi. Akaba ari umuhungu ufite impano idasanzwe, ariko ibiri kw'iyi mihanda byagaragaye rwose birababajije, biteye agahinda kuba umuhungu nk'uyu nyine amavideo ajya hanze y'ubwambure bwiwe arimo akora ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Ngayo nguko rero ya